vayo urebe wenda niwe uri bumunyirukanire we wagira ngo usibye ko na nyina wa mama ntiyabyarwa nawe mukobwa none se uyu muziha aje uturutse buriya shiri ni wowe uri kumbwira ngo magambo ikada none amaso yakuvuye mu warungumbuye isonye by'unyanya ngewe turaziranye ngewe muziranye heze shiri uri kumbwira ngo icwe shiri n'ukunda ngundaga abazimu none se kamubaza umva shari tugenda ariko buretse uri gusabiriza ngo hangahe ushaka ngahe sugura muhayiki yamvugishije amagambo ure muri uyu rero uyu nguyu ni umusanze mu cyaro nese muraziranye yarahingaga yari umukozi nyina hinga agenda atera ibiraka muraziranye bati sheri ni wowe uri kumbwira ngo wezi bariko nawe sheri muraziranye ni umwana wo mu cyaro muraziranye turaziranye nose nkuko iwanyu ntabwo baza guhinga si byate buraba iwacu bamuntu bakuntumye hiki muziranye mute wakubwiye ko ibyo wabo n'ibyaye ntabwo abimbwiye abwiye ko we nawe muziranye mbabarira sheri mbabarira byagenze gute kugira ngo umenyanye n'uyu musazi bati ni wowe uri kumbwira ngo magambo gose kuko wibaga ibi bintu twavuganye wibaga ko mbwiye kuzandongora wibaga ko dufitanye n'ubukwe koko atasavekma utongera kunyinyuguza mu kanwa kawe ukumva kubera ko kanwa kawe sibyo nakubwiraga se baba tse baritiranwa urukumva wowe kuba waraduhingiraga mu murima ntibikuraho ko waza kundeba nje nta guhamagara urukumva neza yanifanya jazini kora hiyo mwana shiri wanje ariya shiri wanje mana ndagushimye ko mbaye umugabo mwiza tukaba tugiye gukora ubukwe nayo bye cyangwa ni hano siko kurumira hanyuma se uyu ni umufunguzi uri umusazi akusa ubu ngubu namwe ntabwo bamugira we umuntu ari mu buriri mwagiye muza gusaba byibuza nko ku mugoroba mpaka mu gitondo yewe vuga ikikugenza kuko sinzi niba uri no kugabuza ibiryo ntabirashe umukozi wanjye aherutse kugenda batisita se yarimutse batisita abashiri wanje batisita yaratuye hano wabona yasi yarimutse ndiyambwira we niko se waramusazi we ba batisita kari benshi nuko abyaramwe mu busozi wose uruzuye ba batisita yewe n'umugabo wanjye yitwa batisita urumva utasaze waretse nkagufungurira ukigendera nawe se ufite umugabo witwa batisita nese uri mwibarura nyine njewe urumva kirisi yeza akuzwa ariko umva we aho kugira ngo usekere wamenera kuko uri kuntera iseseme ubu ngubu narimbuze gatoya ngo ndangize ariko urangiza ibiki se kandi njewe nyine nje kureba sheri wanje utuye hano niba arimo mumbwirire ko ndi kumushaka niko ubu nyine urandebye ubonye ugiye kumbwira ngo yeza wambaye kusotse wambaye ubusa ubundi ntambara ubusa se ubundi bwo sinari mbwambaye cyangwa ubu tebera we ubu nyine niwe wambaye ngewe impamvu wambaye gutyo ni ukuri kugenda usabiriza oya ngende umurokore ndagonze abaga ugende rwose mbabarira niba ari ugusaba niba ari ukugira gute uze kuza tubyutse si ngombwa ko ubarira abantu baryamye ukaza kundurumbura mu byishimo ngaho ubwo turaza kuvugana hanyuma se kutagenda urindiriye erega nje kureba umugabo wanje tugiye gukorana ubukwe batisita wowe ndagukunye uzi ndahonze amaguru mva ku Gisenyi ndaza ngeze Musanze ndakomeza no kwa Nyirangarama ndakomeza nishoronga impaka ni Kigali mba ndaje nje kureba sheri wanje ndamukundaga nawe arangundaga rwose mbabarira umbuze nawe bekera aho ngaho urumva hano hose aho haturutse hose hari ba batisita nese wagiye ukajyamo nyine niba ari abagushaka niba ari akora ubukwe na nyakabwana akazi si ubwo
uwo muhungu nawe cyamunyereka amenya afite ikibazo mu mutwe byonyine n'umuntu watinyutse kukwaka nimero yawe akakubaza amazina yawe umva ndamusabiye ni ikintazi nawe niyuzuye icyakwereka umugabo wanjye we agiye muke wareka kunzirya wa muntu urabona mwayihe koko uri kubona ndi umuntu mwayihe koko oya ntabwo umwaye urabona Batisita ni uwo mu cyari wacu twakundanye kuva kera tugituye mu cyaro arangije azi Kigali ubuzima nyine nuko bwageze bukamucanga ngamukodeshereza yino nzu ngamugurira n'indebe namuguriye na telefone ya touch njengiraga gatushe pe ariko urukundo mukundaga akagabana ikiwacu naragafashe ndavuga ndi ndakugurira buri kimwe cyukeneye ariko ukunda uzandongore cyane ko twakundanye kuva kera tukiri abana umva we ubwo se nk'iyo misango wagira ngo urimo urasaburana kwa ubyikoreye bazagukorera ibiki shari umva wa musazi we rero niba ndagira ngo nkwereke ko Batisita wanjye atandukanye n'uwuzi sibyo waje ukandebera si ishyano nagushije ishyano ry'umusazi ariko ndikumva nari ntabwo ari we wibeshye nazira ndebe ndazizi ninje wari wibeshya amayira muko ariko urabona ndi umusazi reka ngo ubwire yenda mvuye mu cyaro pe ariko ndagumanye begwa shari ngwino nkubwire vayo urebe wenda niwe uri bumunyirukanire we wagira ngo usibye ko na nyina wa mama ntiyabyarwa nawe mukobwa none none se nk'uyu muziha aje uturutse buriya shiri ni wowe uri kumbwira ago magambo ikada none reba amaso yakuvuyemo warungumbuye isonye by'unyanya ngewe turaziranye ngewe muziranye hese shiri uri kumbwira goco icwe shiri n'ukunda ungundaga abazimu none se reka mubaze umva shari tugenda ariko buretse uri gusabiriza ngo uhangahe ushaka ngahe sugura muhayiki yamvugishije amagambo uremure uyu rero uyu nguyu ni uw'Musanze mu cyaro nese muraziranye yarahingaga yari umukozi nyine ahinga agenda atera ibiraka muraziranye bati sheri ni wowe uri kumbwira ngo we ziba ariko nawe sheri muraziranye ni umwana wo mu cyaro muraziranye turaziranye nose nkuko nguko iwanyu ntabwo baza guhinga si byate buriya iwacu bamuntu bakuntumye hiki muziranye mute wakubwiye ko iby'iwabo n'ibyahe ntabwo abimbwiye abwiye ko we nawe muziranye mbabarira sheri mbabarira mbabarira byagenze gute kugira ngo umenyanye n'uyu musazi bati ni wowe uri kumbwira ngo magambo gose kuko wibaga ibi bintu twavuganye wibaga ko mbwiye kuzandongora wibaga ko dufitanye n'ubukwe koko atasavekma utongera kunyinyuguza mu kanwa kawe ukumva kubera ko akanwa kawe sibyo nakubwiraga se Batisita baritiranwa urukumva wowe kuba waraduhingiraga mu murima ntibikuraho ko waza kundeba nje ntabwo hamagaye urukumva neza reba ukuntu kareba nk'urujanga rwabuze amazi ndeberara umwumurangije tugende kandi ikindi iyi nzira rwose iyi nzira n'uyu muryango urebe wirebe urukumva cyangwa se nzagukuremo iyo kotsa ariko ni muri gambira nyamaza gamba gucyo gusura kunginisha akantu katize wiza amashuri angahe wiza amashuri yahese wiza amashuri ari kunkungurira mu rugo so kugende hano ni kwa Batisita sheri bati uri kurambesha ariko suri mu biki ugafata n'amaguru we bati reka kumbesha kuraho izo ntaba zawe uri kunyanura umuntu ufite amaga uri guhinga wirirwa mu murima ubu se we ko nta n'akazi ko mu rugo naguha mabuja koko injira sheri bwanikuramo seti baby ntabwo mwabingora bati bano muma ndagukubita bwanikuramo seti babarango pfukamire we babarira ngo upfukamire aya matoto rwite vamu inka yanjye nakoresheje kubera wowe bati babarira mwokabyara nk'ibintu babarira ngo upfukamire ndagushingamo igiti ndore ndagupfukamiye ariko se murabaza ahubwo mwese hari ibintu muziranyeho injira sheri injira nkubita imbwakazi oya ntabwo nagusiga mu menyo ye ndekera umugabo ndekura wanshinze ihuta nyura hano genda ariko se sheri ngwino gira genda umva we ibi bintu ntabwo nabyemera tumuka senyi ihuta wowe urindaya
wawurinda waje kunjanira umugabo cyangwa ujya wawurinda bati ungozi biki batisi ungozi biki batisita wewe iwacu mu cyaro ntabwo narinzi ko wangorera ibintu ngibi we ukunda uko nakwizeye mana ngagurisha inga yanjye ngagurisha isambu iwacu bambaye ngo uzanjana none birangiye unyangaje Kigali we batisita kinguru jane inzira ndagibwiraga umugenzi koko ibi nibyo bintu batisita ngoreye hayika mana uzamuha igihano kimukwiriye icyo kintu ngusabiye bati uzabona